nk'uko bisanzwe ndagira ngo tuganire ijambo rihumuriza, ijambo ryubaka ubugingo, ibyo kurya by'ubugingo biduhaza tukabona uko duhangana n'isi ya Satani, ubundi tugahagarara tudatsinzwe. Tugiye gutangira dusenga rero kugira ngo tangire ikigisho cy'uno munsi. Icyo musabye kugira ngo tubane kugeza dushoje, kugira ngo twumve iby'umwuka bibwira, iby'umwuka abwira abantu bayo. Dusenge. Uwiteka Mwami Imana yacu, uri umukozi w'umuhanga, urera kandi urahambaye. Turabizi neza ko nta wundi ukuruta, nta n'uwaguhangara, igihe cyose ni wowe twishingikiriza. Ngaho muri kano kanya n'ubundi turagutabaje ngo uri kubane natwe nk'uko bisanzwe. Uturindishe ubuntu bwawe n'imbabazi zawe uhora uduha, aho tugaragara ko turi abanyabyaha, ariko wowe ukabyirengagiza ukadutabara. Ururukira kutubabarira, kandi Data turagusabye ngo bane natwe. Bane natwe muri iri jambo. Duhugure, duhe ibyo kuvuga bikwiriye, ibidakwiriye ubite kure yacu, kugira ngo hato tutishima ibidakwiriye, ahubwo ijambo ryawe ibe iryo guhumuriza abantu no kubakura mu bitagira umumaro no kubeza gukiranirwa kose. Ngaho uri kubane natwe mu izina rya Yesu, amen. Abo dusanzwe tuvuga cyangwa se twumva tugakurikira ijambo ry'Imana, nababwira nti Yesu nashimwe. Umwami Yesu duhora tumuvuga kandi tuzamuvuga, tumuririmbe, tumucinyire akadiho kubera ijambo. Niba ubyibuka neza, uyu Yohana yaje hano ku isi atumwe n'Imana. Yari atumwe n'Imana, atumwe ku bantu. Abantu ni bande? Abantu ni twe. N'ibiciro cyinshi kuba twarahawe umwanya, Imana ikaduha umwanya, igategura, ikavuga ati abantu bari hariya hantu ntabwo bikwiye ko baheranwa na Satani, ahubwo ukagira umugambi weruye, umugambi muremure, nohereze abagomba gutabara uyu mukumbi ugiye gutikira hariya ku isi. Imana yari ibizi ko hano ku isi bigoye, ubugingo n'ubu birabizi, ni nayo mpamvu tureberera buri munsi. Ntimugire ubwoba rero, Yesu Kristo yaje kugira ngo aduhumurize kandi adukomeze. Uyu Yohana rero yatumwe n'Imana kugira ngo abe integuza kuri Yesu Kristo. Yaje aze guhamya iby'umucyo, atume bose bizera Yesu Kristo ugiye kuzaza, aje gucungura abanyabyaha, aje gucungura abari ku isi. Icyakora yarabihamije, sinjye mucyo ugiye kuzamurikira isi, ahubwo njye kuwuhamya. Ndababwira ukuri yuko uyu mucyo Yohana yaje atubwira, uyu mucyo yari umucyo nyakuri kandi waje mu isi ngo amurikire umuntu wese. Mu gihe cy'integuza, Yesu Kristo araza amurikira buri wese, aduha inzira y'agakiza, atwereka inzira tugomba kunyuramo, atwereka n'uburyo tugomba gusenga tugahangana na Satani. Atubera umucyo muri byose, atubera umucyo mu bibazo duhura nabyo, yatubereye umucyo mu buryo bweruye ahantu hose, aho bishoboka abana natwe. Na bugingo n'ubu yagiye mu ijuru, ariko aragusura iwawe mu rugo. Icyo nakubwira ni uko urarinzwe iwawe mu rugo, nubwo bitagaragara n'amaso, ariko hari ingabo ikurinda, ikakurinda ibyago, hari ingabo ikurinda usinziriye nijoro, hari ingabo ikurinda aho umwana w'umuntu atabasha kurinda. Yesu Kristo arakomeye. N'abana b'abantu dushaka abarinzi, bagakikira ingo zacu cyangwa se bakatugendaho, bakaturinda. Ariko hari urinda bose, hari usumba byose, hari urinda n'abibwira ko baturinda. Haleluya! Uwo ni wo kwizera, kandi ni wo kumenya, ni wo gukirizwaho, ni we mbaraga zacu. Yesu Kristo. Muri Zaburi
121 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3 haravuga ngo gutabarwa kwanje kuva ku Uwiteka. Yebawe, gutabarwa kwacu guturuka ku Uwiteka ngo waremye ijuru n'isi. Uyu watuzaniye Yesu Kristo akadupfira ku musaraba. Wadutekerejeho kera tukiri mu nda za ba mama. Wadutekerejeho tukiri urusoro. Umuntu reka muzanire umucunguzi amucungure. Ukurinda ngo ntazahunikira. Uyu ni umugambi w'Imana dufiteho. Nta n'igihe na kimwe utazarindwa n'Uwiteka. Nubwo waba uri umunyabyaha umeze ute, nubwo waba bicitse bimeze bite, Yesu Kristo niwe murengezi w'ibintu byose. Nubwo wabona bidakunda, ariko Yesu Kristo yatubera igitangaza. Reka mbabwire ngo Imana yacu iradukunda. Imana yacu iradukunda. Yoroheje iby'ubu buzima, Yesu Kristo araza dupfira ku musaraba. Aho gushakisha impongano ziduhongera ibyaha byacu byari bicitse, aho byari bibuze, aravuga ati genda Yesu birangize. Ube igitambo cya burundu, ube igitambo cy'iteka ryose, kugeza ubwo nzagutumira kuri aba bana. Basarura abakoze neza bakajyanwa mu ijuru. Nakubwira ko Imana ifite uburyo bwihariye ku bantu. Ifite uburyo bwihariye ku bantu ubwo umwana w'umuntu atakwibwira. Akenshi umuntu ukomeye usanga agira abamurinda, ariko birakwiye ko tumenya ibi, tukamenya ko Yesu Kristo ari we murinzi wa byose. Niwe urinda n'abibwira ko baturinda. Ngo niwe urinda bibwira ko bandinda, ntacyo nzatinya ndi muri we. Uwo nguwo tugomba kumenya. Haleluya. Umuntu uri muri Yesu rero akamwemera, akamwumva, akamwakira nk'umwami n'umukiza, ntacyo agomba kuzabura muri we. Ntacyo yasaba ngo akibure. Dore icyo nakwisabira mwene data. Urasabwa kuba urumuri rumurikira abandi. Urasaba kuba ikiraro gikururira abandi kumenya Kristo wowe wamaze kumenya ukuri. Urasabwa kwerera imbuto abandi, ukamurikira abandi, ukambutsa abandi kubageza kuri Yesu Kristo. Zakayo we ngashaka kureba Yesu Kristo, aravuga ati nta bundi buryo mfite. Nta bundi buryo mfite usibye kwifashisha igiti cy'umuvumu nkazamuka nkareba Yesu. Ngo Zakayo abonye bimushobeye ngakubitana n'umuvumbundo, aragenda mu bantu abona ko bitakundaga, aho bidashoboka, aho inzira itari, arahatana abonye igiti cy'umuvumu arazamuka. Yesu amubonye aravuga ati Zakayo, ururuka uyu munsi ndarari wawe. Imbaraga ufite mu gushaka Yesu Kristo, imbaraga ufite mu kwizera ko Yesu ari umwami n'umukiza yagukiza, nizo ziguhesha inzira zikugeza kuri Kristo. Nizo ziguhesha kwera imbuto ugakururira abandi kumenya Yesu Kristo. Tube nk'iki giti cy'umuvumu cyayoboye Zakayo kikaba ikiraro cyo kugeza kuri Yesu Kristo. Natwe twerera abantu imbuto tugeza abantu kuri Yesu Kristo, bamwakire nk'umwami umukiza, abacumbikire babe muri we. Zakayo ngo yageze aho arihana, aravuga ati abo nambuye nzabariha. Ubugera 4, ubugera 5, ubugera 6, aravuga ati nzabikuba. Uyu ni uwakiriye Yesu Kristo abifashishijwemo no kumwizera, no kwizera ko ari umwami n'umukiza. Mu wa 9 muri Abakorinto igice cya 6 aravuga ngo dutekereza ko turi abanyantege nke, cyangwa se dutekereza ko turi abatamenyekana, ngo ariko ku Mana turi ibirangirire. Uyu Zakayo nawe ntabwo yari azi ko umwami Yesu yamusanga. Yesu yari amaze kuba ukomeye ku bantu kubw'ibitangaza yakoraga, ariko nka Zakayo ari umukoresha w'ikoro, ari umuntu wikorera uri aho ngaho, yewe habe no kumenya ngo Yesu Kristo yaza iwe biciye mu iyihe nzira, ntabwo yamenya ko byakunda. Ariko Uwiteka, igiti cy'umuvumu kimubera ikiraro, yiyungura ubwenge yurira igiti aho abandi bari bakomeje guhatana, ariko aravuga ati inzira y'agakiza ni iyi, inzira yo kubona Yesu ni iyi ngiyi. Yurira igiti, Yesu Kristo aramwakira. Haleluya. Nawe gira umuhati wo kumenya Yesu Kristo, gira uburyo ukoramo, wiyungura ubwenge, marayika kuyobore kugira ngo uhamanye na Yesu Kristo,
uhangane n'ibyananiranye, ubona inzoga yanze kukuvaho, ubona kunywa itabi byaranze, Imana iguhe umuyoboro, iguhe inzira ishobora kukubera nk'iyo Zakayo yanyuzemo. Igiti cy'umuvumo kimubera ikiraro cyo kugera kuri Yesu Kristo. Nawe ibyo wibwira ko byananiranye, ibyo wumva ko byabaye bishobora kugutandukanya n'inshuti zawe, ukavuga ati he nanyura hehe, nagomeje gusomana ba runaka akayoga, nagomeje gufata agatabi nawe undi nkafataho, ese nambona aravuga ngo iki? Usabwa n'imbaraga za Yesu n'amasengesho. Gusenga bihangara ibyananiranye. Umukristo wamenye ukuri rero urasabwa amasengesho menshi kugira ngo ubere ibidashoboka ikiraro bakwambukireho, kugira ngo babashe kumenya Yesu Kristo umwami n'umukiza. Aho bafite ubwihebe ko bidashoboka, aho bumva ko ari abanyabyaha batababarirwa, aho bumva ko ibintu kubivaho bitakunda, nta nshuti babona, imbaraga z'Imana zikore kugira ngo batubere ikiraro batwambukireho, nk'uko Zakayo yambukiye ku giti cy'umuvumo. Cyari igiti cy'umuvumo kitagira amahwa, ariko muri ino minsi abakristo barimo bariyoberanya, barimo barabera abandi amahwa. Turajya hehe? Reka nkubwire mwene data, ugiye gutabarwa. Abakubonaga kuri ntabwa, abakubonaga ko ntaho wakwigeza, ugiye gutabarwa. Umwami Yesu agusange, ubundi ataha iwawe, ariko numwemerera agataha umutima wawe. Hari igihe waba uri n'ibibazo, hari igihe waba ufite uburwayi bwakurembeje, hari igihe waba wumva unaniwe, wumva ugiye kuva mu byizerwa, wumva hari mpamvu gutakamba uvuga uti Imana ntiriho, ariko humura, utabarwa ko Imana kuraje, wicika intege. Yesu Kristo ari kumwe nawe. Hari ibyo twibwira ko bidashoboka tukabona byacitse, ariko iyo wizeye Yesu Kristo usabwa saraba, ukamenya ko ari wowe watubereye impongano y'ibyaha byacu, ahubwo akagutegeka mu bihe bikubabaje, ari utegeka.